mwaramutse muryango mwiza muraho murakoma muraho bataramye beza ba mico myiza baruhamya rw'abagabo ba mata matema itoto bazi umuntu wizi wanjye muraho bacuma nkanda beza bacuma ndengera bagarika bya nanjye ndizibwe rutanga ndigikaka ndigikano ndigituza cya bihugu kandi mugaro ngo amashage y'inkuba nyarushishashi y'ihene turitikura mu gihumbi rwa mukuzi mushaka mutagenda n'imbeho mu nda ndisamba nkibagwe erega n'umurwa mu byimo n'umubyibuho nubwo ndi gato ndasharira ndivuba ndi bushari ndasita ndibahandura ndumuravu umutenyubwa n'abagore mu gihe cy'izuba yari umutaramye mwiza mugiye gutaramana muri kino gitaramo muri injira y'igitaramo tugasusurutsa abaza badusanga akabuza kangaragaza murame mu ruhanga rw'abagabo ngaserukana inganzo ngari garitse umuco nyarwanda ikabarubenga bigarama nitwaye musi cyangwa se mu musangiza w'amagambo cyangwa umuzo mu misango ari wishyira mbere y'irike ninjye mugiye gutarama muri injira y'igitaramo turaza gutarama zigize ibyari nyana mwafura mukomeze mukibagire mu cy'uruzungu muri sanga hano iwacu ikaze na cyane mwafura igitanga mwiza aregure kuri uriya murya kugira ngo tubashe kumvikana ndabona buri wese yabonye ahaca akabugi mbere y'uko dutangira iki gitaramo turabanza tukiragiza Imana ndavuga n'uburyo tumaze kudushyira kuri isi nyir'ubutumwa muto yatekanye utanga atitangira itama ndagira ngo dusabe Pastor Samusoni yegere hano imbere aturagize Imana tubone gukomeza igitaramo cy'iwacu murakoze murakabyara mubyaje n'amafurama kandi Samusoni yaturagize Imana buri wese abahagaze ku maguru y'abandi mwafuramwe imfura intore y'indongozi zaturejwe ku mukondo zitwa Rutana mutaramiye hano muri uyu muryango mwiza wo kwa Samweli urabona ko iki gitaramo cyacu tutadutaramye twenyine twabutaramanye n'abasaza beza b'imvi zabo ruyenzi dutaramanye n'abakecuru beza basokoje bahanika dutaramanye kandi n'abapfukimuzi n'imvugo bapfukimuye bikavuga ngo pfu tumaze kugira ipfumu ni ukugira ngo baze kudutsirikira icyaka n'ubundi dore ko ntawe ukica gipfu kigenda nyiracyo twabutaramanye kandi n'abakiri gitananga cyangwa bakaraza beza bacuranga ikijyuguru cy'uruzungu bagasusurutsa abari mu gihe y'igitaramo dutaramanye kandi n'abatahira beza bamwe baza kuvuga amazina yabo nanjye rero akabuze akangaragaza mu ruhame mu ruhande rw'abagabo ngaserukana inganzo ngari igarutse umuco nyarwanda ikaba rubenga bigarama nitwaye musi cyangwa seremoni umusangiza w'amagambo cyangwa umuhuza mu misango ari wo shyira mbere rike muraza kunyemera rero mwese bahe ikaze n'akaribu ngira nti tubacungwa amaguru twabavuna amaguru kuko tutari abayazi ngira nti mwicare mugwe neza kandi murakaza data umubyeyi mwiza nyakugira Imana impagarike n'ubugingo nakomeje nitegereza ubwo numvaga amajwi meza y'abashyitsi arengeje ku bikingi by'amarembo urumva nabaye ikaze n'akaribu kuko bamaje ngo njye nakira abashyitsi ntabwo nabasha kwakira abo tutanga y'uruhanga nakomeje kubonamo intore imfura y'indongozi yaje ku mukondo ariyo Samson muraza kunyemerera mu muhereze ikaze n'akari mu gitaramo cyacu murakoze mwakabyara n'ibyaje n'amafura ubu wakagize ubwoba bw'ingurube bituye ubwo baririnze kuvuga umutobe ga baririnze kuvuga umutobe kubera ubutumwa bw'umuryango mfite ariko ubundi humura ndamutse nkubuze urumva we ntabwo wambura nubwo ndiyo we ntabwo wambura nanjye niyo mpamvu ntacyo nikanga kumukanga kuko ahangaha hibakiriye hino yasesa mu muryango kera mu bitaramo nk'ibi abantu barasangiraga byaba na ngombwa bakaza kugira umwanya wo kwinegura aribyo abatabizi bitaga kwinegura ibitagenze neza bakabivugira ahantu hiherereye aha rero ngira ngo nta n'ibyo twe twinegura n'ugasoma urasanga gafitanye isano n'aka kandi ntimukabivuge amaso nawe imizinga y'iwacu mu gihugu iyo turi gukora ubukorwa ku kabiri kugira ngo kagarure
iyo bivuze ngo pu nyamuneka muravuga ngo ikaze umuryango mugakoma amashyi n'impundu ni ukuri kose. Impundu tuvuze iwacu ni ntabwo ari impuha mwafura, kandi reka mbirinde ibanga ababyeyi bari hano muze gutanga amashyi n'impundu n'ibizaba icyanzemera mbihanirwe, muze gutanga amashyi n'impundu n'ibizaba icyanzemera mbihanirwe. Noneho abasaza beza badutaramiye muranyemera n'ubundi mwicare muremye inkiko mubiri muzi n'umuzingo aho muza kujishira muratujishurira. Nanjye reka nisangire wa masenge hariya mu kirambi bampereze ku nshyushyu mbega ugutaho gatoya aho ikiganiro kiza kugira ngo baze kunjishura mwafura. Mukomeze mwidukize icyo gitaramo kigende neza. Umukobwa wacu Gentille ntabwo agenda mu kazi, ahubwo agira ingendo agendamo yaje mu gitaramo ababyeyi be bataramiyemo, arabanza agategurwa na ba nyirasenge. Murabona basokoje uruhanika bambaye inkindi ibereye inkera, bashyiramo akaririmbo keza ntacyo bitwaye. Ni ababyeyi bareba neza, bakenyera neza, bakitegura neza, bagafasha abacamamana bacu kwitegura neza cyane. Murabona uburyo bahagarara mu masibo, turabishimiye kandi turabakunda cyane. Gentille aturutse haruguru gatoya, reka mubabwire mwafana mutamuzi, ntabwo ari umukobwa w'igishari, sinamaguru asabwa gasigame n'amaguru, niyo mpamvu umuntu yatinze agenda amatereka mfizi akareba ubuza ababyeyi. Mu kandi kanya abasani mubona ageze mu kigi by'amarembo muze gutanga amashyi n'impundu. Aba bacamahanga rero bari hano murabona babukereye kuri uyu munsi. Ubwo ndabwira bagite umujisha ariwe twita umusore agira pare, umucamahanga mwiza akagira marene cyangwa ubahinyuza agaciro. Urabona n'umwamikazi murabona ukuntu ari kugenda amatereka mfizi akareba ubuza ababyeyi. Mwamuhashye mwafura. Murakoze cyane. Mushiki wanjye rero Gentille na petit frere wambaye isuti nziza cyane, wabukereye kuri uyu munsi, uhagaze bwo muramusoma wari wahinda bukwege. Uri kumwe na mushiki wawe yitwa umucumankanda, umucumanengera, umugarikabyano, ni nyamuseka zigashoka yakagazi karumanga. Njyewe kuba turi kumwe mu gitaramo ntabwo nabasha gusobanura ibyabereye mu gitaramo. Reka mbwire data mubyeyi mwiza nyakugira Imana ibyiza kubagarukira ubugingo, kandi wowe wangumye Gentille nkaba namugije mu gitaramo mwamusobanuriye ibyabaye muri kino gitaramo. Mpereza ikiganza kigaba ituze, mfitemo umusumba zose, mpambike impeta y'urukundo, do gake gake pita waaaaa ugenza gake, n'ushaka ko zikamwa neza agenza gake. Yimanure gahoro gahoro, uyijyane gake gake, uyimanure kugeza ubwo uyishyikijemo neza. Iyi mpeta nyumushyikijemo neza. Imiryango yombi niba nta shyari nimuhuze ibiganza mu kumirongo. Guma amuhereza igihugu cy'urukundo. Gentille nawe amureba neza amwenyura cyane, aho kugira ngo urakoze cyane. Ongera umuve mu wafura. Kwitaba n'ubyemewe ntacyo bitwaye. Noneho reka dusabe uwatwaje impano ubuhamya bw'abagabo bataramateka icyo bazi umuntu w'isi wabo. Ubwo ndavuga Peter uwamutwaje impano nziza cyane agiye guhereza umwari wiwe yakunze, akaba bitweretse kuri uyu munsi. Ubwo marene na pare baratangira bakora akazi. Reka dusabe Peter aramubwiye ngo nzabazambariza bambajije n'ukurura abasumba bose, ariko murebe abakameramani yaboneka ngo amuhereje etaje nziza Kigali Convention Center Marriott, ariko mwama amashyi y'umuntu mwafura mwa wakurya amashyi y'umuntu yego Marriott bariyeguriye. Mbabwira ngo Gentille ntabwo ari umukobwa w'igishari, sinamaguru asarwanga sinywe n'amaguru, ariko yigeze kunyongorera ambwira ngo igihe azaba ari kumwe na ruhamye rwe rw'abagabo Matamatembe Totazi umuntu wizi wabo
igihe azaba ari kumuhata agatsitsimuzo gatsitsimura icyaka nubwo gipfa kigenda nyiracyo ngo nzamuvugira amagambo akurikira. Murabona ko Gentil yagiye kujya mwongorera, nanjye nzajya nsemura. Nzabaza mbaririza, nzabaza bambanjirije, nzabaza ibanga rigari, nzabaza iryo banga, nzabaza ubushishozi bwawe, ninsanga duhuje ubuhanga nzahanga igisigo ku biduhuza. Ati shimishwa n'ubushishozi bishimangira ishusho yawe ugashinjagirana isheja, shimwa shenge ishami ry'umushinga, ijabo n'ijambo birusha inyambo. Kubona ukwezi mu gihe cy'ijoro ni uko urumuri rwawe rumboneshereza, ibishashi byiza byo by'umutima bigashashagirana ku mashami y'umutima, ibyo biranyura ku mutima, imihigo myiza tukayihuza. Usibye imbaga yagunnye ibiganza, ibi bintu byari byiza kandi biri demokarasi y'umugumaga. umubiri nawe kureba hano Masenge rero yakoze byinshi. Gentil murabona uko hameze neza, ba Nyirasenge babigizemo uruhare, bamuhoraga hafi, barakubwiye ngo iyo kiriti sizoni twara baraguhaye, ariko mwama amashini mubera kiriti sizoni muzajya mujyaho mukajya muri aya mafu yariya ntabwo mwayishima. Reka dusabe Nyirasenge avuyeho dukurikizaho Rugwiro Sandra. Rugwiro kuko hano turi mu Rugwiro n'ubundi, ariko Rugwiro Sandra yebabawe mucuma mwana mwiza, ariko mubure kumenya imbere y'abakozi tubona twebwe dufite abakazana benshi cyane, abacuma mwana bacu baramwenyura cyane baramuseka zigashoka bagara zikaruma no kurira biremwe bakishake murire, ariko muraramara ibyishimo. Ufite impano ya Rugwiro Sandra byamurenze ariga cyane, ahubwo Gentil uragiye urasize murumuna wiwe avuga ngo uragiye, ariko ugasiga humura Sandra, humura nawe neza. Hagarara ahishyira Nyirasenge amubwira ngo reka ubu yifashije ari igiseke. Yesu Kristo ugenda ntuyobe nukuyoborwa nawe, ujyana utagusiga nukujyana na Yesu. Banyagusanganizwa imigisha, banyakubyara mubyaje inka, banyagukambira izidateka, muragahorana amata ku ruhimbi, muragahorana ababyinnyi n'abataramye mu muryango. Mwankundiye mberekaho umuco kabugi, turatarama turataramirwa, agati karaturika akandi karamera. Mbashimiye uburyo twabanye mu gitaramo cya Peter na Gentil, kandi murabona bose bafite ibakwe. Gentil mu kanya ikibazo n'ikimama mu gihumbi bitayiteguye kucyumusimiriza, ubwo abakuru murabyumva. Musibone ejo bundi mukandarika tugataramana, ngasubukura mu gitaramo nambaye inkindi ibereye kera, mpagaze bw'umuntu abusumari ngahinda bukwege.